Ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana, aho muri nizere ko muri amahoro, namwe mwakoze subscribe kuri uyu muyoboro, Nyagasani akomeze abahe umugisha. Uyu munsi rero nje kubagezaho inkuru itari nziza, ivuga kuri padiri wo muri paruwasi ya Rwamagana. Ni inkuru imaze igihe ariko hari byinshi nkeneye ko muyimenyaho, niyo mpamvu nifuza ko twajyana maze tukamenya byimbitse, tugasesengura byimbitse iby'uyu mupadiri uri kuvugwaho ibintu bitari byiza muri iriya paruwasi ya Rwamagana. Nk'uko twabisomye rero ku kinyamakuru kimwe gikorera hano mu Rwanda, cyanditse kivuga ko akayabo k'amafaranga y'amibano padiri wa paruwasi ya Rwamagana yafatanywe kamenyekanye. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko impamvu rwataye muri yombi padiri mukuru wa paruwasi ya Rwamagana Ingabire Jean Marie Theophile ari uko yafatanywe agera kuri miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda yakuwe muri miliyari imwe yibwe umushoramari w'umunyamahanga. Ngire ngo hano biri kumvikana. Ingabire Jean Marie Theophile biri kuvuga ko yibwe miliyoni 400 yakuwe muri miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda yibwe umushoramari w'umunyamahanga. Kuva ku cyumweru mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro, hari bamwe mu bantu batawe muri yombi na RIB. Bukeye bwaho muri urwo rugo bafatiwemo harasatswe hakurwa amafaranga menshi. Nyuma y'iminsi mike padiri Ingabire nawe yatawe muri yombi. RIB itangaza ko akurikiranyweho icyaha cyo kubika amafaranga menshi yari yibwe n'abandi bantu. Kuri ubu umuvugizi wa RIB Dr Muragira Thierry yabwiye Igihe ko icyatumye uyu mupadiri afungwa bifitanye isano n'amafaranga menshi yafatiwe iwe aho yabaga ku kiliziya. Yavuze ko nyuma yo kwakira ikirego cyatanzwe n'umushoramari wibwe ayo mafaranga agera kuri miliyari imwe, bikozwe n'abatekamutwe aribwo batangiye iperereza. Ati RIB yahise itangira iperereza iza gufata 2 mu batekamutwe. Umwe muri bo akaba yari yamaze kubitsa umugabane we padiri Ingabire ungana na miliyoni 400. Yakomeje avuga ko uwo mujura amaze kuvuga aho yashyize amafaranga kwa mubyara we padiri Ingabire, aribwo RIB yagiye gusaka iwe isangayo ayo mafaranga abitse mu mutamenwa. Icyo gihe nawe yahise atabwa muri yombi. Dr Murangira yakomeje avuga ko kugeza ubu hamaze kugaruzwa agera kuri miliyoni 500, mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo abagizemo uruhare bose bafatwe n'amafaranga asigaye nayo agaruzwe. Itegeko riteganya ko ibyaha n'ibihano mu ngingo yaryo ya 247 ivuga ku guhisha ibintu bikomoka ku cyaha cyangwa igice cyabyo azi ko byambuwe, byarigishijwe cyangwa bikomoka ku cyaha gikomeye cyangwa icyaha cy'ubugome abakoze icyaha. Hano byumvikane neza. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano mu ngingo yaryo ya 247 ivuga ko guhisha ibintu bikomoka ku cyaha, ivuga ko umuntu wese uhisha ibintu cyangwa igice cyabyo azi ko byambuwe, byarigishijwe cyangwa bikomoka ku cyaha gikomeye cyangwa icyaha cy'ubugome abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2
n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 300. Ibihano bivugwa mu gika cya 2 ni nabyo bihanishwa umuntu wese ubizi, ubona inyungu ku buryo ubwo ari bwo bwose ituruka ku kintu cyahishwe gikomoka ku cyaha cy'ubugome cyangwa gikomeye. Padiri mukuru wa paruwasi ya Rwamagana, Ingabire Jean Marie Théophile, yafatanywe agera kuri miliyoni 400 muri miliyari 1 yibwe umushoramari. Bakristo bavandimwe, ibintu birakaze, ibintu birakomeye, ibintu ntabwo byoroshye. Ngira ngo ni inkuru idasanzwe ku bakristo, ni inkuru isiga icyasha cyangwa se igisebo, isebeje Kiliziya Gatolika kubw'uyu mupadiri uvugwaho aya makuru. Ngira ngo rero nubwo byabereye muri paruwasi ya Rwamagana, ariko ni umuryango mugari wa Kiliziya Gatolika. Turushaho gusabira rero Satani urimo ugenda ukorera mu bakozi b'Imana, akabashuka, akabashukisha iby'isi, agatuma biyambura ubukristu, maze Satani agashaka kubigarurira. Tubasabire kandi tubafashe, tubereke Imana, tubature Nyagasani, maze Nyagasani abashe kubagenderera cyangwa se kunesha uyu mwanzi urimo ugenda utwototera twebwe abakristo, by'umwihariko urimo ugenda uyu mwanzi urimo ugendagenda mu bashumba b'Imana, mu bashumba bacu, akaba ashaka kuba yabagusha. Ndabashimiye rero kandi dukomeze dusabire umuvandimwe, Nyagasani azamurengere. Murakoze.